Mu bihe bya vuba, Pi Network yageze ku cyiciro gikomeye cyane mu mateka yayo, Mainnet Migration kuri bose. Ibi si update isanzwe cyangwa indi nkuru yo gutegereza gusa, ahubwo ni intambwe ihindura byose ku Bapioneers muri rusange. Niho Pi iva mu bihe byo gutegura no gutegurwa ikinjira mu bihe byo gukora nyabyo. Aha niho Pi itakiri igitekerezo kiri mu nyandiko cyangwa mu byo twaganiraho gusa, ahubwo aha niho Pi ihindukira network ikora, ifite ownership, transaction na utility bibera kuri live blockchain. Mainnet Migration isobanura iki mu by'ukuri? Isobanura ko Pi wacukuye imyaka yose zikiri umubare ugaragara muri app gusa, ahubwo zahindutse umutungo uri kuri Mainnet. Umutungo ushobora gukoreshwa mu buryo bufatika. Iyo umupiyoniye amaze kwimukira kuri Mainnet, Pi ze ziba zishobora gukoreshwa muri apps, mu kwishyura, mu gucuruza no gutanga serivisi zitandukanye muri ecosystem ya Pi Network. Aha niho itandukaniro riba riri. Mbere twari mu by'iteganyagihe, ubu twamaze kugira mu bikorwa. Iki cyiciro ni ingenzi cyane kuko ari cyo gifungura umuryango w'ikoreshwa nyaryo rya Pi. Blockchain idafite abantu bayikoresha mu buzima bwa buri munsi iba ari igitekerezo cyiza gusa, ariko kidatanga agaciro karambye. Mainnet Migration ituma Pi ishobora gukoreshwa mu kugura ibintu, kwishyura serivisi no kubaka business zishingiye kuri Pi. Ibi bituma network ikura atari ku magambo cyangwa kuri hype gusa, ahubwo ku bikorwa bifatika. Iyo umupiyoniye umwe yimukiye kuri Mainnet, ntabwo aba ahinduye gusa uko Pi ye iboneka, ahubwo aba yongeye imbaraga ku mutekano wa network. Uko Pi igenda rero yimukira kuri Mainnet ku bantu benshi, niko network irushaho gukomera, ikarushaho kwizerwa kandi ikagira sustainability y'igihe kirekire. Blockchain ikomeye yubakwa n'abayikoresha benshi bafite umutungo nyawo uyirimo kandi bayikoresha mu buryo bufatika. Ku Bapioneers, Mainnet Migration si igikorwa cya tekinike gusa, ni irembo ry'agaciro nyaryo. Niho utangira kubona itandukaniro riri hagati yo gukanda kuri mining buri munsi nuko Pi ishobora kugufasha mu buzima busanzwe. Niho Pi ihinduka igikoresho cyo gucuruza, cyo kwishyura no kubaka ejo hazaza hawe mu bukungu bwa Web3. Uyu munsi Pi irimo gukoreshwa mu bikorwa bifatika. Abantu barimo kugura no kugurisha ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibiribwa, serivisi zitandukanye ndetse n'ibintu binini nk'imodoka n'ubutaka hakoreshejwe Pi. Ibi byose rero ntibyashobokaga mu by'ukuri iyo Mainnet itabiri gukora. Mainnet Migration niyo ituma aya masoko akora mu buryo bufite ishingiro. Icy'ingenzi kurushaho nuko Pi Network ishaka ko agaciro ka Pi kavuka binyuze mu buryo bufatika, mbese binyuze mu gukoreshwa atari muri speculation n'impuha z'amasoko ya crypto. Ntishaka Pi kugenda izamuka cyangwa imanuka ku mpamvu z'amarangamutima y'isoko gusa, ahubwo ishaka Pi ikoreshwa n'abantu nyabo mu bucuruzi nyabwo. Mainnet Migration rero ni intambwe y'ingenzi muri iyi filozofi. Ku Bapioneers benshi hari abibaza bati ese Mainnet Migration izaba amafaranga vuba ko kanya nimara gukora migration ku batarayikora? Ese ko Mainnet itinze ku bandi bamaze gukora migration? Ariko iki si cyo kibazo nyamukuru. Ikibazo nyamukuru ni ese Pi izaba igikoresho gishobora gukoreshwa mu buzima bwanjye? Kandi igisubizo kiri muri Mainnet Migration. Agaciro karambye ka Pi ntikazazi kubagaho mbese byihuse, kazaturuka kuri ecosystem ikora, irimo apps, irimo service, irimo n'ama business atandukanye kandi yose ashingiye kuri Pi. Mainnet Migration kandi isobanura ownership. Pi yawe
ibiri mu mutungo uri kuri blockchain ufite amateka awugenga kandi ushobora kuyikoresha mu buryo bwemewe na ecosystem. Ibi bitandukanye cyane rero n'igihe Pi yari ikiri mu cyiciro cyo gutegurwa cyangwa enclosed mainnet, aho byinshi byari bikiri mu maboko ya system imwe imbere. Iyo rero dushyize ibi mu ishusho nini, tubona ko Mainnet Migration ari intambwe itegura Pi network ku bukungu bwigenga, ubukungu budashingiye ku masezerano gusa, ahubwo bushingiye ku bikorwa, ku gucuruza, ku kwishyura no guhanga udushya. Aha niho rero Pi ishaka kugera, kuba network ikoreshwa n'abantu benshi mu buryo bworoshye kandi bufite umutekano. Ku bapayoniya rero bari gutangira kwimukira kuri Mainnet, ubu ni igihe cyo kwiga, gusobanukirwa na ecosystem ya Pi network no kureba aho ushobora kugira uruhare rusesuye. Si igihe rero cyo kureba Pi nk'umutungo wo kubika gusa, ahubwo ni igihe cyo kureba Pi nk'igikoresho cyo gukora, cyo guhanga no kubaka. Ku bantu rero bataruzuza ibyo bagomba kuzuza kugira ngo babe migrated, please bagomba gusura Mainnet checklist bakuzuza ziriya ntambwe zose, ubundi bahita bahabwa gukora KYC. Iyo usoje KYC rero migration iba automatic. Niba utarakora migration rero ya Pi zawe, menya ko izo Pi utazikoresha kabone n'ubwo Mainnet yajya hanze ejo bundi. Niba usabwa rero gukora extra KYC inyongera, please ibikore. Buri ntambwe yose harimo 2FA gikore kugira ngo migration iboneke. Pi network migration ni impinduka ikomeye ihindura byose ku Bapioneers. Ni ikimenyetso cy'uko Pi iri kuva mu magambo ikajya mu bikorwa, iva mu gutegura ikajya mu gukoreshwa nyabyo. Ku bantu babaye mu rugendo rwa Pi kuva kera bakaba bamaze imyaka myinshi, ariko kabone n'ubwo bamaze amezi 2 cyangwa 5, iyi ntambwe yerekana ko igihe n'imbaraga byashowe bitari iby'ubusa. Ku Bapioneers bashyashya rero, ni amahirwe mwabonye, kandi amahirwe yabonye yafatirane, uyite umenye ko ufite ikintu cy'agaciro. Ayo mahirwe rero kwinjira muri ecosystem ya Pi iri gukura ni amahirwe meza cyane, kuko waboneramo byinshi byiza, waboneramo n'uburyo bwo kuba wahanga app yawe ukoresheje Pi App Studio, wakora custom app izabasha gutanga serivisi wumva ubwawe wazabasha gutanga, kandi ukabikora nk'umuntu uri kugira uruhare mu gutuma ecosystem ikora no mu buryo bwo kongera utility kugira ngo iyi Pi nka coin izaba ifite agaciro, kandi ka gaciro kazatuma umupioneer yikura hamwe mu bukungu yigeza ahandi. Mainnet Migration rero si iherezo, ahubwo ni intangiriro. Intangiriro y'igihe Pi izapimirwaho ku byo ishobora gukora mu buzima nyabwo, atari ku byo abantu bayivugaho. Kandi ku Bapioneers bamaramaje muri uyu mushinga, aya ni amahirwe yo kuba igice cy'ubukungu buri kubakwa, aho agaciro kavuka biciye mu gukoreshwa, mu gucuruza no kubaka ejo hazaza. Ariko ibi byose bikaba bishingiye muri Pi network. Kangurira abantu bari kuri security circle yawe kuza Mainnet checklist, kangurira abarefero bawe watumiye, unamaking sure ko step zose bazirangije, ko migration yakozwe, nutarayikora akore ibyo asabwa kugira ngo nawe ejo cyangwa ejo bundi azabe yamaze kwimukira kuri Mainnet, abone migration. Kuko kubona migration ni inyungu zawe, kuko bonus wabonye bitewe n'uko yaminingaga, izo bonus zazihabwa ari uko wa muntu yamaze kubona migration. Niyo mpamvu rero umuntu watumiye, umuntu uri mu barefero bawe, niba utarishuwa ko ibi byose yabikoze ngabone migration, urimo urahomba. Wihomba imbaraga watakaje umutumira, umushishikariza kwinjira muri Pi network.
izo mbaraga zose zikwiriye ibihembo. Ni akazi wakoze wikorera kandi kagomba guhembwa. Niba rero utabashishikariza gukora ibyo ngibyo, gushishikariza umuntu wakuyemo app ya payi kuyigarura muri telefone, menya ko nawe urimo guhomba. Rero bikora ubu, bashishikarize ubu ngubu kugira ngo bose babe migrated, binjire kuri Mainnet. Murakoze, duhure mu biganiro byacu bikurikira.